kandi nshimire iyi diyoseze yanyakiriye. Muri byose ndazirikana abayihaye, abayubakiye izina by'umwihariko Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi wahanganye n'umushike w'itangira ryayo akayishyikiriza Musenyeri Rukamba, dushimira uyu munsi by'umwihariko. Iyi diyoseze yayiboranye ubwitonzi, ishyaka n'ubuhanga mu bihe bikomeye nk'uko twabyumvise byakurikiye jenoside yakorewe abatutsi. Yaritanze bikomeye, none acyuye igihe kandi akwiye ishimo. Mukoreye mu ngata, ariko nk'uko yabivuze ni umubyeyi wa diyoseze. Mukamira igihe cyose, diyoseze ntabwo izikanyiza. Musenyeri Rukamba, uri umubyeyi wacu twese, nk'uko bivuze tuzi ko utagiye mu kiruhuko. Tuzagukenera muri byinshi, kandi udusezeranije ko uzumvira. Mu byo tuzagukeneraho uzabyitabira, tuzi ko utabara aho rukomeye. Impanuro zawe, ubunararibonye bwawe byose tuzabikenera, kandi ibyo byose bizaba ari ukugira ngo turusheho twese kunoza uyu murimo tugusimbuyeho. Sinshidikanya ko uzamba hafi by'umwihariko, kuko wanabinyeretse ukinyakira muri diyoseze mu nama n'urukundo rwa kibyeyi na kivandimwe wanyeretse. Ndifuza kandi gushimira no kugira icyo mbwira abasaserdoti mwaje muri benshi. Ndabashimira by'umwihariko kuko ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kuturanga n'ubufatanye bw'igihe cyose. Ariko by'umwihariko ndashaka kugira icyo mbwira abasaserdoti ba diyoseze ya Butare. Nimwe bibanze dufatanya ubutumwa muri diyoseze yacu, mu kuyobora, mu kwigisha no gutagatifuza iyi mbaga dushinzwe twese. Ndifuza ko mutambera gusa abafatanyabutumwa, ahubwo ndifuza ko mwambera mbere y'ibindi abavandimwe, mukambera n'inshuti. Nk'uko konsili ya kabiri ya Vatikani ibivuga muri Lumen Gentium Kristo urumuri rw'amahanga, umutwe wa 28, na Presbyterorum Ordinis umutwe wa 7. Ibyo ni ukugira ngo twubakire hamwe umuryango wa gisaserdoti, aho buri wese amenya undi, akamwitaho, bakajya inama, bagakosorana bya kivandimwe, aho bibaye ngombwa bagafata icyerekezo kimwe kugira ngo batagenda intatane. Ndagira ngo kandi nshimire n'abihaye Imana bo mu miryango inyuranye bo muri iyi diyoseze.
birazwi ko diyoseze ya Butare ifite abihaye Imana benshi kurusha izindi diyoseze. Mbikuye ku mutima ndabashimira kubera ubutumwa mukora muri kiliziya. Abakorera muri diyoseze yacu ya Butare ndabasezeranya ubufatanye, tuzajya inama, duhuze imbaraga, tunoze ubutumwa Yezu Kristo atwifuzaho mu muryango wa Butare. Ndagira ngo kandi nshime inzego zose za leta dufatanye, zaba inzego z'ubutegetsi bwa leta, iz'ubuyobozi n'iz'umutekano. Ndashima imikoranire myiza isanzwe ituranga, kandi nanjye ndabizeza ko tuzafatanya muri byose dushingiye ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana. Namwe bakristu bavandimwe rero muteraniye hano, by'umwihariko ababutare, ndabashimiye kuri uyu munsi. Ni ikimenyetso cy'uko mwifuza kubaka ingoma y'Imana. Ndashimira abo muri diyoseze ya Kigali nakoreyemo ubutumwa, abo muri Regina Pacis nabivuze, twageze kuri byinshi kandi Nyagasani agumye adukomeze. Mbatezeho byinshi rero, tuzafatanya twubake ingoma y'Imana, kandi koko murashoboye. Nyiricyubahiro Musenyeri yavuze ko muri beza koko murajijutse, kandi ubwo bavuga ko ari ibiganiro ngo muvukana atatu yisumbuye, ariko murajijutse kandi murashoboye. Niteguye kubatega amatwi no gushishoreza hamwe kugikwiye. Nzabana namwe muri byose nkuko mwabyumvise Papa Francisco yabitubwiye, aho yavugaga ko tutari abashumba bashinzwe gukumira abaza babagana, ko ahubwo tugomba kwakira bose nk'umubyeyi mu rugo, ntawe asubiza inyuma. Ndagira ngo nshimire rero by'umwihariko abaturutse kure, abepiskopi baturutse mu gihugu cy'u Burundi na Kongo, n'abandi baje babaherekeje. Ni ikimenyetso cy'uko kiliziya ari gatolika, kandi ko nta mipaka igira. Isengesho ryanyu bepiskopi turarishimye, kandi n'abatashoboye kuza ntituyobewe ko bifatanyije natwe. Ndabashimye rero, ariko mu gusoza ndagira ngo mbasobanurire ikirangantego cyanjye n'amagambo arimo. Mwitegereje neza murabona amagambo audient et retentur. Nibishime, nibabyumve maze bishime. Abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Ni Zaburi ya 34 umurongo wa 3. Ibyo byishimo mbere na mbere nazirikanaga ko turi muri yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025. Yesu Kristo yigize umuntu, ingoma y'Imana itashye mu bantu, na yubile y'imyaka 125, ingoma y'Imana itashye mu Rwanda iwacu. Harimo ikimenyetso cy'ingoma rero, ariyo ngoma y'Imana. Ubundi yubile Bayisiraheli bikomoka kuri Jobeli,
ihembe ry'isekurume bavuzaga kugira ngo bagaragaze ibyo byishimo. Mu Rwanda ibyishimo byarangwaga n'ingoma, ni ikimenyetso cy'umuco wacu kikagaragara ahari ibyishimo. Mwabibonye ingoma zasutse, si iby'ubu gusa ariko kuva na kera na kare ahatahaga ubukwe habaga hari umurishyo w'ingoma, intore zigahamiriza zigaherekezwa n'ingoma n'amakondera agasohorwa n'ingoma. Iyo ngoma rero ni ikimenyetso cy'umuco nyarwanda, kandi tuzi ko ibyo bimenyetso byiganje muri diyoseze yacu ya Butare. Iyo ngoma ya Kristo yagabwe u Rwanda rwose ihereye Isave. Isave niyo paruwasi ya mbere, ni naho ingoma y'Imana yatangiriye, maze ikwira u Rwanda rwose. Hanyuma igeze i Nyanza, umwami Rudahigwa nawe yegurira Kristo umwami ingoma ye, kuko ari we mwami nyir'ingoma zose z'isi. Abasizi baravuze ngo yarapfukamye asumba base, kuko ingoma ye yayeguriye ingoma ya Kristo umwami. Muri icyo kirangantego rero niho mubona ikamba rya Kristo umwami n'ikamba ry'umugabekazi Bikira Mariya, kuko u Rwanda nibo rweguriwe kuri uwo munsi wa Kristo umwami. Murabona kandi ntama utetse ku ngoma, nk'uko byahishuwe bivuga umutwe wa 5 umurongo wa 12 kugeza kwa 13, kuko ntama watanzweho igitambo niwe ukwiye icyubahiro, ikuzo n'ububasha, kuko yitanze kugira ngo umuntu abeho. Ngibyo rero ibikuru biranga iyi ntego yanjye, kuko ababintamenyekana bagomba kubyumva kandi bakishima. Ni nabo Matayo avuga mu mutwe wa 11 ku murongo wa 25 ati, dawe nyir'ijuru n'isi, ndagushimira ko ibyo wabihishe abahanga n'abanyabwenge ukabihishurira abintamenyekana. N'umuhanuzi Izayi ku mutwe wa 61 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9 ati, Roho wa Nyagasani yarantwikiriye, yansize amavuta y'ubutore kugira ngo nshyire abintamenyekana inkuru nziza. Ngayo mu magambo makeya rero bavandimwe, ibiri mu ntego yanjye, kandi muzamfashe nanjye ndusheho koko kubyuzuza, nk'uko babimbwiye mu nyigisho bampaye ko umwepiskopi agomba kumenya mbere na mbere abaciye bugufi n'abanyantege nkeya. Nanjye Nyagasani azampe kubisohoza mfashijwe na Roho we. Nongeye kubashimira mwese, ndabashimira uburyo mwateguye ibi birori, mwaritanze, kandi Nyagasani abibahere umugisha. Murakoze mwese. Murakoze nyir'icyubahiro Musenyeri.